Yes guys, tubaye ikaze rero bakunzi ba Rwagakoco Live TV, Satya TV online TV station. Today rero murabizi nkuko twabibabwiye kenshi tukabibasezeranya, uyu munsi twabazaniye icyo bita bato hagati ya NM and K-Trapper. Abo bose ni abahanzi bagiye batandukanye, ariko NM akagarukana none mu gisata cya comedy. Nimucikwe, ariko turongeye turabasuhuje abari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'aba bari mu mujyi wa Kigali. Ariko n'abantu badukurikira bari hakurya y'amazi, namwe turabasuhuje kabisa. So much respect. Fred aho mu Gashyekero, Dr. Kaketo muri UG, turagusuhuje cyane. Nizere ko muri buryoherwe. Don't miss, nimucikwe. It's your boy Kabastanga. Yes guys, tubaye ikaze rero kuri Satya TV Rwagakoco Live TV online TV station. Today we have a battle. Reka mere ibumoso bwanjye mbereke jama wanje banamwita NM cyangwa se niyo melody bimeze bite? Nari bumusa. Bimeze neza? Meze fresh kabisa. Fresh. Ibintu bimeze fresh. Okay, tangira wibwira abakunzi ba Satya TV. Ndabasuhuje kabisa. Nabakumbuye cyane. Ariko nta nubwo baba badutuntu tw'udukomenti. Baturebe ukuntu bameze, rega baba gomba no kutwibwira ukuntu bameze. Don't worry, hano uzareba comment uzomerwa. Ahubwo tangira uzamuka muri vase yawe, nimba uri buhere kuri dogoma, nimba sinzi muri vase yanjye. Cyo twagiye. Imitwa tuyifunzemo prof adowana makuri badiri kuri sande gataha gasuti bibanza ataruko nkahindura style. Dore padiri yambaye guci, yewe na genge turebe iyo view. Abacadi bupunguze dogi track iri kure mutagira bro. Nastisha nzana ho brag tarakoza club gifita ama crash. Twe turica tugakiza bro, uzabaze trap kibitsa ama frap. Nastisha nzana ho brag tarakoza club gifita ama crash. Twe turica tugakiza bro, uzabaze trap kibitsa ama frap. Bana wita NM. Ngo padiri ngo yambaye guci. Ivyo bintu se bibaho cyangwa ni za creative? Nanjye nyine ngatangira akantu ngo turebe iyo view. Abo view tukarebe. Okay. Natinze rero aha yari ibumoso bwanjye, reka ngere iburyo bwanjye hari nde? Hari umujama yifunze mu tuntu tw'uturinete bro, kutuntu harya ababyita earring yatayeho ku bintu by'ibifavore, umusatsi noneho banamwita K-Trapper. Yo my boy, wagwan ni fresh kabisa. Tangira nawe, zamuka. You want my intro? Yeah, of course. Yo, I'm a K-Trapper, I'm a rapper, I'm a divo, I'm bad, nobody can betray me. Before you betray me, you have to think it twice. You have to think twice. Of course. Zamuka na vase. Bad man the building. Bad man on that building. Zamuka na vase kabisa. We go. Nachiriye hasi mbyutsa sekibi warundimo. Indani muringe ni kwa kumuriro uzari mijenzi ndimo. Ni benshi baza ku isi batazi ibyo bajemo, namenye kwizituriza zuranyuze iteni. Neza. Ubundi nababwiye ngo today we have a battle. Okay, reka duhere kuri niyo melody. Ni gute wamenye impano zikurimo? Impano zindimo se. Bimenye ku mu baby twakundanye. What? Jesus. Bari ibisazi. Muracyari kumwe? Ni byaba teenager bya kera, ariko nyine ni Imana yavumbukiye tu. Ni ubwo byaje bite? Okay, ukivuga babe, ubwo mise ngira amatsiko ndashaka full story, how it start, how it end. Mu baby naga ari ngombwa kuvuga izina rye. Si ngombwa kabisa. Mu baby twarakundanye nyine tu. Umunsi wa kade turabyumva. Arambwira ati ko wankora akantu kanshimishije. Ndibuka ko abakuru bajya bavuga ati umu baby wawe muririmbiye biba fresh. Mutama karongo ka hip hop. Ako wamutaye murakibuka? Cyane ibya kera ntango byibuka. Nakamutayemo ndanakibuka. Okay, twagiye numva ko kaboro wamutayemo.
Yo, keep my heart arahinjira akora ibishoboka byose tibura mashori nagikiraga ndahindura TikTok maniga ubwo nayo ndayasangiza sinzi ibyo yakoze nkaba lockdown nkava mu dukoni nkajya strip down ibyo byo niyabikora tombora ababiza bikora nka rasta aye with you ndi muri kadoz nkaba for you wowe buri taken nobody feelings fit ubu ni your body aye with you ndi muri kadoz nkaba for you wowe buri taken nobody feelings fit ubu ni your body bahita avuga ati none se ko numva iyo mirongo irenze ni wowe wayiyandikiye cyangwa warebye abajama bawe barakwandikira? oya twe turiyandikira mwana muriyandikira cyaze yagaragaje reaction zimeze gute? wari wabona umubebi bakorera nive? Ntago ndabibona. Nta mubebi urakorera nive? Anive se? Okay, nje nawe ndayikorera ariko kubibona bwo ndabibona. Tu niko yari reaction ze nyine niko zagaragaye. Yarishimye cyane. Uhita uvuga ati ubwo nkoze uyu murongo gakunda n'ibindi nabikora tu. Yamen. N'abajama nangira kubatamo ibintu birenze man. For sure. Twahindutse twagiye kuri K-Trapper. Wamenye gute ko ufite impano ya rap? Banamwita K-Trapper. Iyo rap numva niyo kurapa ni iki? Ni byose nyine ibyo ni nka hip hop gusa nyine hari ukuntu muri hip hop ukora akantu nyine kaga challenge nyine ukagenda ucenjinga nyine utuntu uko babikoraga bya kera ukagenda uvugurura bishyashya nyine gusa nyine ugendeye no kubakera bacu batubanjije babizi nk'abasani nk'abarasta twe dufana J Poli ku mutima kabisa fo ku mutima umwami w'imihanda byatari ni ubwo tukiraho ngaho uhise usubiza ikindi sinzi nimba ugisubije ubwo J Poli niwe mu rapper wireferaho niwe roro modo wawe ni umusani kabisa J Poli mu Rwanda nyine ni umusani kabisa niwe dukurikiza nyine ni umusaza watubanjije kandi wabikoze neza J Poli rest in peace harya niko bavuga rest in peace J Poli kabisa nimba ari we muhanzi wireferaho hari n'ingoma ye yaba yaratumye uvuga ati ni wowe nta wundi ngomba kwireferaho atari wowe J Poli, iyo ngoma waba uyibuka? Ni ingoma nyinshi nyine nawe ntago waba utazizi, nta munyarwanda uba utazi ingoma ze. Nyine nje none ndashaka kumva ari wowe uri kuririmba ingoma ye wavuze ati cyazi. Okay, no matter, let's go. Ubwo ngubwo hari ryari? Hari ryari? Hari ryari utangira kumufata nka role model wawe? J Poli ngiye nakuze mufana nyine uri kubona twe nyine ntago dukuze byatari. Rero ngiye nakuze ari we musani nyine mu Rwanda mfana mu baraperi kabisa. Ari we muhanzi ufana mu baraperi. Okay, reka nkomeze n'ikibazo cyanjye gikurikiye ndakibaza niyo melody. Niyo melody. Ubu ufite umukunzi? Barahari. Barahari abakunzi. Barahari? Okay, ufite sheri? Sheri arahari kabisa. Arahari ariko we numwe. Umukunzi na sheri ubwo bitandukaniye. Okay, nuko njyewe nari nyetse ko bari ibindi kuko njye nimenyereye ko ari umwe. No kuvuga ngo umukunzi mu buryo bw'urukundo kabundi bw'aba teenager nibwo uri kuvuga? Nibyo nabindi. Numwe kabisa. Numwe. None ko waruhise uvuga ngo ni benshi. Oya abo nkunda nabo bakankunda ni benshi. Okay, nanjye ndagukunda urabizi. Nawe mba mufite ku mutima umusa. Okay, none watandukanye na wa undi wakweretse inspiration bitewe n'iki? Wakweretse impano ufite motara yawe? Yansabye ari ikintu yansabye ndakimwima. What? Nibanga sibanga. Ntago ari ibanga ariko nyine twanabivuga nari twabivuga ariko nyine nta kantu yansabye koroheje ariko numva nari muri mood yako. Karagaki. Ubutekereje gake. Oya? Karagaki. Oya nyine utekereje gake ubu ngubu. Ngiye numvise nari muri mood yabyo. Yo gukora ibyo bintu. Ni ibiki nyine?
bo ni ibiki ya utuntu tutunuza twiki ni iki nyine niki niki sa umani jya werura bro nimba wabuze ngo urabivuga bivuga muri akantu uri gukeka kisi se hagati aho kabisa ndumva bana abanyamakuru nicyo mbemerera kabisa none se wabyangiye iki numvisha nari muri mood utari muri mood yaraguhatirizaga aho yawe nyine yari yasheze birangira uhise uvuga ati niwe wahise afata umwanzuro ati dutandukane ni umwanzuro ni ku giti cye tu ese ubwo ngubwo wumvisha umerewe ute kuba shere wawe agukatiye kandi ari wowe biturutseho reka ariko mbivuga hari reaction tugira nyine tu reaction ziza ariko nabirenze tawiyakira nyine biri aho ngaho abakobwa barahari ku isi ni agahinda ni ibibazo kuba waratandukanye n'umukunzi wawe ari wowe biturutseho burya njya numva bavuga ati ngo birabe byiza ngo abaye atari wowe biturutseho ni uko byumva abakunzi baranabuze abakobwa basigaye bihagazeho se babuze gute kandi njya numva wa mugani uvuga ngo ikitabuze mu rutoki ni amashara ni amashara ni amakoma kameramani wanjye ndake ni ukuvuga ngo abakobwa barahari nka 70%, abahungu nitwe bake ariko abari available mu bintu by'urukundo ni 10%. Ibyo bintu binyumvishe neza ntabwo ndi kubyumva baba bikomeje mwana abakobwa nyine se subaje ariko respect ku bakobwa bashiki banjye kabisa ndabemera ndabemera byadanje ndasanga ngiye hanze ari abanera amabuye ubwo si bose ntago ari bose kabisa ariko nyine bihagazeho kandi ni nabyo kwihagararaho umukobwa w'umunyarwanda nyine abagomba kwihagararaho ntago gomba gufata ibintu byose bibonetse trapa reka nkubaze iki kibazo ni uwuhe muhanzi ubu ngubu wambwiye ko uwo wafanaga ni Jay n'ubu uracyamufana ariko ubu ntabwo agihari nta nubwo mwigize mujyana kuri stage ariko se mu basigaye yaba abanyarwanda cyangwa mpuzamahanga ninde muhanzi wifuza ko mwajyana kuri stage cyangwa waguha nka korabo mu ndirimbo yawe mu Rwanda ariko izere kuri kuvuga mu Rwanda nushaka umbwire mpuzamahanga sinzi icyo wifuza mpuzamahanga se katuvuge mu Rwanda mu Rwanda mu Rwanda ni benshi abahanzi nifuza kujyana nabo kuri stage ni benshi nyine ntago ari ukwifuza ntago ari kuvuga ngo nifuza nyine abahanzi nyine mbona nyine twajyana stage bikaba birenze ni benshi kabisa ab'ingenzi mugira batatu ba mbere uvuga ati kabisa bya birenze batatu ba mbere se batatu ba mbere Buda Kimuzera Bulldog yose na amazina ye Bulldog undi muhanzi na prefera kujyana nawe kuri stage ni Maniga Bush kabisa nje namumenye ku ndirimbo bita ku gasima ndakubwira nka batanu buriya okay maze kukubwira bangaye umaze kumbwira Bulldog na Bush ubwo hasigaye batatu nabo ariko ndumva ari bake kamubwira abo bandi batatu undi ni Ish Calvin Morgan kabisa uwa kane yaba ari Zeo Trap kabisa ako mu bintu byinshi by'ibinyarwanda bimeze ukuntu ajya avuga ariko okay twakomeje gatanu number 5 uwa gatanu se uwa gatanu yaba ari Logan Joe n'uwa gatandatu tukamukubwira mwongeze n'uwa gatandatu tukamukongeza nawe tutamusiga Ken Shot okay twahise tugenda uwa mbere wahereye kuri Bulldog why uhitamo Bulldog ni iki gituma uvuga ati tujyanye kuri stage bya birenze ubwo ngubwo ko wagiye ubatondekana na kuri uzajya uhita ugenda umbwira ikintu kimwe cya mbere ubemerera cyatuma wifuza ko mwajyana stage Buda nyine Bulldog
nkuko nakubwiye uti Jay Polly nyine yari umwami wa rap nyine niwe wari umwami niwe wari uyoboye kabisa rero nkuko yari ayoboye akaba ubu ngubu atagihari nyine ngiye uko mbibona mu maso yanjye Bulldog nyine Buda niwe mfana nyine mu kimbo cya Jay kuko adagihari Bulldog kabisa nawe ubwo kuri wowe umuntu wasigaye yarigaruriye imitima y'abantu wabaye umwami wa rap ubu ngubu yabaye Bulldog kabisa. Okay twagiye ish niye mpamvu Kevin buriya nawe ni umusani mfana byatari nawe nyine muri drill rap nyine trapish kabisa hejuru kabisa. Okay twagiye kuri Bushari umwami w'imihanda wari ugiye kumbwira ikintu cyatumye wemera Bushari Bushido ikintu rero buriya cyatumye nemera Bushido zira vibes bro zira vibes ubundi nizo abahanzi benshi tuba dusabwa rero nizo muba musabwa kabisa. Okay right twagiye nundi harya abandi bo undi wambwiye harya ninde nakubwiye Kevin wamuvuze na Bulldog na Bush na Keshati ni icyo umwemerera Keshati buriya ikintu namwemereye nyine ikintu nemereye Keshati mu muziki English ye kabisa nayo nayo ose ne muhanzi uzi English wenyine mu Rwanda suko ari uzi English wenyine mu Rwanda nyine uburyo nyine abikoramo nibyo ngiye nyine mfana okay nibyo fana undi mwami w'imihanda kabisa nawe trap wo kwihiringa kabisa oya Bush nyine kuba ari umwami w'imihanda abantu buri aba bafite nyine ikintu bagiye batandukanyeho nyine Bush turamuzi ni umwami w'imihanda nyine kuva na kera trap nyine kuba nyine mwemera naga kuvuga ngo umwami w'imihanda ngo kuba yarakabyaho ubwo kwihiringa kwe nyine gakomeza gakubita kongera kazamuka ibintu nk'ibyo nyine nyine ikintu mba nshaka kumvikanisha aho ngaho n'uburyo nyine aba yaratangiye urugendo rwe ukasama ibintu nyine by'ibizazane ngo gutya na gutya ubundi nyine akazamuka kuri akuntu nyine actinga rero nibyo nyine nakuraburaga kabisa. Okay sawa niyo melody zagenze gute wonjesheje se ngaho ishyushye twashyushye shaka uburyo wishyushya kuko ndabizi ko ngiye kuvuga ngo ushyushye ntabwo nzi uburyo ushyuhamo ngaho ishyushye kabisa tugende twishyushye ishyushye Yo. Let's go. Yo, me I can push for my life is prayer. You don't know se ni kuki budashona. Stay on my mind turagarukamo kenshi dakwica nka hampa yunzanyeho ubudage. Danfari kujya hejuru birakugora. End game kumukiro nshyira hagatara street lab kiza birakosh kumbonura pest man byo nakunda geza hirya tumanuka ipari. Hey our patrice. Hello Mr. Patrice. Let's pin peace our daddy. Twese niryo herezo no gusubira land. Hey our patrice. Hello Mr. Patrice. Let's pin peace our daddy. Twese niryo herezo no gusubira land. Izo boro ko numvishemo ibintu bya rest in peace nkumva Patrice. Iyi ndirimbo wayikoreye nde? Niki cyaguteye kwandika iyo ndirimbo numvishemo ibintu bya rest in peace ibiki na Patrice no umuntu wari wapfuye. Oya gupfa ni papa wari wapfuye. Ako ari ukuntu mu kwandika nyine ducomekamo akantu. Ukaba wabimenya isesenguye ariko nyine Patrice we ni inshuti n'ishumi yanjye bisanzwe. Okay. Nayo yarapfuye se cyayira cyari. Oya rest in peace nabivuze kuri nyine biraho ngaho. Hello our Patrice. Let's hello. Okay turi gukomeza. Okay. Niki cyaguteye gukorera papa indirimbo? Waramukundaga, waramufollowingaga? Papa ni umuntu nakuze numva bavuga. Twisa abantu bose bamuvuga yaba Mary yaba Peri bamuvuga nyine tu. Kandi ndabizi nanjye ko ari umugabo udasanzwe, yari umugabo udasanzwe kabisa. Kandi naramwemeraga kabisa. Nubwo nari umugaturika. Ntago ndi umugaturika ariko nyine ibikorwa yakoraga narabyemeraga. Kandi naranabikurikiranaga. Okay. NM. Haba hari igihe wigize upanga kujya kuri seti yaba muri shoot cyangwa se mwapanze shoot nyine bigapfa nyine bigafairinga iyo shoot nikorwa
ngo iki haba hari igihe wigeze upanga shoot igapfa nikorwe nyine ni shoot nyinshi zapfuye ibintu by'amashuti birapfa izo wibuka ni nka zingahe 3 byari byatewe n'iki byari byatewe n'abantu benshi hari iby'aba fashion designer hari iby'abakameramani ni ibibazo byinshi biba muri shoot zigapfa wabyitwaye mute wumvishe muri wowe umerewe guhagarika shoot y'indirimbo aba ari ibisazi kabisa aba ari ibisazi kuvuga ngo uje kuri set urutashye nta kintu ukoze aba ari ibisazi birakubabaza nyine biraho tu. Okay, let's go. K-Trapper. Yo. K-Trapper. K-Trapper. Man, vibe zawe cyane uko ndi kugenda mva hanja. Bira bintu nabyo wasanga. Okay, ubutanza gutumira uri wenyine. Okay. Ujya kumenya ko ufite impano yawe yo kwandika kuririmba byaba byarahereye kuki? Njya kumenya ko mfite impano yo kwandika kuririmba. Nabimenyere buriya ngeze muri senior 2 S2 kabisa. Ndi muri S2 rero nyine kuri ya kuboro urashona muba mwigana n'aba baby n'abandi baniga nyine mugira vibe zitandukanye kabisa. Birumvikana. Araba bagira vibe za movie, araba bagira vibe z'ingoma. Noneho rero njyewe nari mfite crew nyine yanjye yari yaba baby, harimo aba baby bake n'abandi baniga nyine kuri muba muri rasi imwe mwiga muri rasi imwe. Rero hari umu baby uraba wicarana n'umu baby hasohotse ingoma nshyashya mwese urabizi nk'abajene nyine mwogomba yasohotse wenda weekend kuwa mbere gomba kujya muri rasi uri kuyimedita wajya muri comprab wajya he ugomba kuba wayi ukayimedita kugira ngo uze kuza gutama baby amenye ko bashyushye ubu ushyushye rero nuko nari mbayeho nyine ingoma ngo umuhanzi yakoze ingoma nanjye nyine nkayumva gutyo bisanzwe nyine ukirikodingira muri iyo ngoma y'uwo muhanzi undi kuyiririmba ndimo ndayiririmba nkagenda nkirikodinga bisanzwe nyine ingoma y'uwo muhanzi nshyashya rero nkabandikira hasi ari ukuyiririmba gutyo nyine noneho mu baby umunsi umwe aza kumva nyine uburyo ndirimbamo izo ngoma z'abandi baniga nyine tu niho byahereye ahitazana igitekerezo se kufite ijwi ryiza rizima nyine rya rapa fresh bikakundwa tuwe wazanditse ingoma nyine yawe ukayiririmba ukareka kujya uvuga ibigwi by'abandi uri mu by'abandi ahubwo by'abandi kuva uwo munsi nyine ngiye kuryama goroba nk'ibisanzwe mbitekerezaho nifatira agapepa nk'ibisanzwe kumwe mu mutazimya amatara mfata agapepa kanjye mfata n'agapeni niyandikira ibintu biri aho ngaho bisanzwe nyine ndavuga uti nanjye kanandika ingoma nandika nk'ubuvasi nka 3 cyabune ndakarepeta buracya ndakarepeta numva amabiti nyine kumwe bira bisanzwe mu kigo bacuranga nk'ingoma bagacuranga beat nyine tu nyitamo numva birahuye nyine muri beat numva birajyanye numva biguyemo fo numva birajyanye si nkaririmbye gutyo nyine bisanzwe muri rasi nk'ibisanzwe se iyo ngoma ni yande bimeze bite nyine ni yanjye tu ako kanya nangira kwiyita umuhanzi gusa nyine mbigendamo gake sinabishyiramo imbaraga nyinshi gendamo gake bikaba ari ibintu nyine bya school tu biraho ngaho ndabipowesha turiga bisanzwe nono S3 nibwo nanditse ingoma ya mbere rero imeze neza ingoma ya mbere iyo ngoma yawe ya mbere yitwaga ngo iki ni iyihe iyo ngoma ifite amateka ayo mateka nyine uri hano ngo yatubwire iyo ngoma rero nandikiye umu baby twakundanaga niyo nahereyeho akumenya ibintu by'aba baby biri mu bintu byatera umuntu inspiration ya danje buriya uyu nguyu yandikiye baby basi nawe indirimbo ya mbere wayituye baby umu baby kabisa man ibintu by'urukundo byubawe kabisa izina ryayo iyo ngoma se iyo ngoma nyine nayo narayitiriye umu baby nyine twakundanaga icyo gihe izina rye ndumva narivuga kubera iki ibintu byarangiye nyine byahashize buriya biba ari byahashize imirongo irimo urayibuka fo ndayibuka uzamuka n'iyo mirongo let's go
umwiza muri bose kibasumba wa mbere ufite baby face kuri nyashi nkiza spicy nakoze promise gusura nengo ibyara urukundo bihinduka urubanza gusura bizina gutenguha I loved you babe umutima wanjye usigira shock mora mu bitaro nkoresha check ubwonko warasibye nibagirwa na ya chick sinabaye umwanzi w'inzozi zawe babe sinigometse ku mahame yawe babe naguhaye my love dusangira my life ibyiza nibibi tubinyuramo yo ngo nyashi shaka ngo nyirangize nkiza spicy aya gerezaho uyimutura yabyakiye ate iyo ngoma se nyine ntabwo nashatse kubigira ibintu bya danger ngo ngende ngo mumbwire uti rero baby nakwandikiye ingoma ngo gutya na gutya ahubwo ngiye naragiye nyine ndabikwama narayanditse of course ndagenda nyine ndayiga nyuma yo kuyandika nyine ndabikwama nkajya nyiririmba bisanzwe rero umubebi gutya akore beat ye nyine kuri beat ya kumwe nyine bavuga uti nyine kuri ya urabizi nk'abapeti bawo revo noneho nyine muba muri ni nyine akavuyo ibiki biba bibaranga noneho kuri ya ukiyita ngo umusani ukiyita ngo umusani ngo umuhanzi nyine umusani nyine kubavuga ngo umuntu no umusani buriya biba bite nyine buri muntu akwita umusani bitewe n'ukuntu akubona n'icyo hari ikintu nyine abakurikije kugira ngo akwita umusani rero icyo gihe rero nicyo nakubwiraga kuri bidi wo mu baby rero bagire batya nyine nka MC nyine muri bidi avuga uti uwo muniga nyine uciringa n'uwo mu baby gutya surprise diye mwaraciringaga nyine mwari mu rukundo fo nyine kuri akuboro muba muri kubeshya nyine bisanzwe urashona nawe ubwo surprise yabaye yihe song muceceke gato mwumve pa mitanyi droppinga ako kanya iyo ngoma kabisa mitanyi mutura kuri BD kuri anive bisazi birori bagenda bavuga uti ku mutima utumuhungu mu baby nyine biba story kigo cyose nyine uri kubyumva nyine nawe birahitinga byafo couple yanyu iba muzambere zitwika birahitinga kigo cyanyu byabagaho se ko bajyaga bavuga wenda kuri asembo bavuga ati muri iki cyumweru cya muri uku kwezi ati couple number 1 ni ingi ibyo wenda twe ntago twabigiraga nyine ntago twabigiraga twari babaje nyine noneho kumva ngo ibyo bintu nyine wabaga ushobora kumva babivuga gutya ariko nyine wowe utari interested cyane nyine ko byamenyekana ngo ko cyangwa bagenda babona ngo mwateretanye biki nyine urakumva twakuze nk'abarasta nyine nk'abarara muri ibintu no guhuza ari uguhuza nago biba biri private biba ari uguhuza nyine papa iki niki ubwiye uvuze guhuza papa ushatse kuvuga ese we nagushoda nyine ariko mani hari abantu batazi imvugo z'imihanda abantu wa boarding buriya bone no kantu ko bone no weza kabisa muri bone nuwization haberamo iki bone nuwise bone nuwi nyine ni kuri ako ngenzi ko bone nuwi ari ijoro ryiza ariko ngo kubone nuwi gutanga bone nuwi nyine ni nko bayitanga gute none rero gutanga bone nuwi rero ukuntu biba byifashe musaya goroba mwavuye muri refectoire mwavuye muri refectoire muvuye kurya nk'ibisanzwe abanyeshuri bamwe muri subira classe nyine nk'ibisanzwe abanimateri abanimatrice bahita baza kuba bwira uti mujye kuryama bwije mujye kuryama rero ko kujya kuryama biba bimeze bite ni hamwe nyine ujya wumva ngo bafunze inguni ngo babafashe bafunze inguni cyangwa gurite rero uragenda ugafata umupeti akakugira kuri 5 kagira inkuru gutera 5 bayitera gute for example tuvuga uti muri grasi urimo wowe n'umu baby nyine tu murimo muri uwa babiri hanze nyine uri kumva abayobozi n'iki kuri akuntu baba crossinga animateri n'igitara kiriya gitara cyane animateri kiriya gitara kiriya kintu rero ubwo rero waba ufite undi muniga nyine ugomba kuba uri kuri 5 hanze nyine ni nko kugucungira nyine uri kugucungira ku burinzi kabisa amubona babwira ite nyine baraburuti umva gutya na gutya ubwo bone nuwe yawe nyine urayumva ngo iyo babaga bagufungiye 5 wabaga uri mu biki sinabaga ngo ndi mu biki ahubwo
babaga bari mu biki kambyikureho babaga bari mu biki abantu bafungiye gatanu ni ukugenda ngo ugasanga ngo hari ibintu byita kuryana iminwa ibintu nk'ibyo by'abajeni nyine nawe urabyumva iyo niyo bone n'ubundi ya danger iyo niyo bone no ni kiss fresh kiss kabisa ya danger urashona nawe ako ikigoyigagaho nimba atari ibanga n'iki ubwo ibyo bintu umuyobozi w'ikigo cy'abayobozi bakirimo barabizi ni ibintu bisanzwe mu bigo kereka utari abapeti nyine ni abajeni tu ngewe nimba ari uko nize rero mu bigo by'abihaye imana cyane ntabwo ibyo bintu niyo babibakekeraga bakababonana byabaga ari ibibazo pe byabaga ari ibibazo mwaranatahaga burundu ndetse nyine niyo mpamvu nakubwiye ka kantu kibuke ko gutera gatanu none ubwo mu gihe bateye gatanu abayobozi bakaza baturutse mu bice bitandukanye ubwo nyine uri kumva ni ibibazo ukemera kwishyira muri risike atari ko ngombe mereza umuntu boneno ni risike kabisa boneno byahataye abantu wahaye boneno rero basuhuza aba bantu kabisa za boneno zose ewana ku mutima ubu utakwibagirwa wakubise boneno y'amateka Ninde amazina se wavuga amazina wavuga iryo wamwitaga wavuga uko mwahamagaranaga kugira ngo nimba ari kubera bahita bavuga ati kumbe aho ngaho tugiye kuzana uko wamwitaga sinshaka izina rye uko wamwitaga n'ubundi nawe aho ngaho tugiye kuzana amazina wawe nyine kumenshoninga umuntu buriya ibintu byarangiye iryo zina uba waramwitaga upfa kuba wararimwitaga sarizi se ararizi ni nawe nshaka kwabimenye nyine ko abimenya arabizi n'ubundi arabizi kuko n'umwe nyine n'umwe nawe huye nawe wowe wiyumve kabisa wowe umwe ni wowe wenyine niyo melody ni icyo ufitiye abakunzi bawe mu kanya mbatayemo ingoma udutayemo ingoma nitayemo kabisa ryari kanya nka saa sita ubu ngubu ikoreye ibintu byose iri buze kuba uploaded saa sita yagiyeho bise turisanga washyizeho ingoma ni iyihe wigeze uyirapaho hano irahari bayita saa sita zuzuye z'ijoro saa sita zamuka nayo iyi tara nahaye nkakora muzika benshi bitirira kumasiga kwiruka cyane nkabyuka mbasiga ngaruka nsanga bafite ishaza se ni kuki muzika yaje kugera hizamo mabraga ni kuki iterambere byabaye icyaha kubona FM Sayimana ngo urwango rushire muzika yongera isubira imbere Sayimana ngo ishyari rishire wenda turenge tugera imbere urugendo rugara imbere kubona FM ntibikira imbere imigenzo yahinduye ingano no kubona crash bihindura nzagaruka ndikubaha amakuru nzagaruka ndi kubaha amakuru ibito mbigire bigari nzagaruka ndi kubaho kukuri uko pop korwa mu byukuri biyaga bigari na leta y'amakari duhurire hamwe dukorere hamwe duhindure injyana dutereke to migozi yacise duhindure style ngo muhindure style okay tukikuriho hari ingoma yawe numvishe ejo bundi man yarankomye nibuka chorus yayo harya mu byita chorus ariko reka nzamuke nayo gatoya ariko se oya nari niyibagiwe uwondi we oya n'abanyamakuru ariko bararirimba bro okay nacyo ariko uraza kuma story yayo kuko iyi boro numvishe irimo boro ya danje naribi okay ngo ndaramajoro nandika injuga mu gitondo kabyuka urepeta shori hirya irimira guseka igufata nk'idajya yihera abajama ndaramajoro nandika injuga mu gitondo kabyuka urepeta shori hirya irimira guseka igufata nk'iragi ndakeka wabyumvishe zamuka nayo uyiririmbe neza ko ni iyawe hari n'ibindi numvishe ngo urasota ngo zamu ngo ibiki ukomeze nayo ako niko nasigaraye naretse gutekereza ku bademu ntafite umufungo uri hayi
naretse gutekereza ku madora ntarabona igicu kibaye umukara byose bipira mukuramya ijipo ikibada ni fuke ya brothers spend the corner you hone ntega guhura ni hagu gataho gatupa nara majoro kwandika injuga mu gitondo kabyukure peta shori hirgira impira guseka igufata nk'idage yihera abajama nara majoro kwandika injuga mu gitondo kabyukure peta shori hirgira impira guseka igufata nk'idage yihera abajama mu gicuku utabiza arasota agahura na zama gaseka ngabimukorera kukurusha umushahara utanga abagurya ubuzima mu gicuku utabiza arasota agahura na zama gaseka ngabimukorera kukurusha umushahara utanga abagurya ubuzima man ubundi biragoye ko nakumva indirimbo ngo nyifate na nayisigarane na nibuka uwayiririmbye ariko iyo ngoma narayisigaranye kuri memuru impamvu nayisigaranye rero nayindi naravuze ati jama wanje ubu ntabwo yaba arimo muri depression hariya babyita depression bitewe na baby yandikiye bikagenda nabi ndagira ngo mbabarire umbwira ahantu wa inspiration y'iyo ndirimbo. Inspiration y'iyo ndirimbo nayikuye ku mujama wanje yari afite umubebi nyine bateretana biraho ngaho nyine by'abateenager ninjoro ngasanga nko mu saa 5 nkajya kumva bibaramamagaye wowe baby nyine sheri uwo muniga wanje ahamagaye wowe aramamagaye ariko mwana kutakivuga biba bimeze bite naga bizi ko ndi niga yo muniga nyine sheri we ko biba bimeze bite ko utakivuga ariko sheri we agaca inyuma aho kugira ngo ahamagare bewe agahamagara wowe akamamagara kutakivuga bimeze bite wowe ugasubiza ngo iki aravuga ati narebe nyine mba ndi gucinge mba nari mbizi nyine kari sheri w'umuniga wanjye tu biraho ngaho kuko yanyerekaga n'amapiki bari kumwe bameze neza ibintu biraho ngaho nari mbizi numvaga ari ibintu bisanzwe nkavuga ati se narebe kabisa ariko shushu be wawe tuba turi kuvugana n'iki agahita akikangamo ati kumva ujya uvugana na shushu be wawe kumva nyine yaratangiye kuzana ibintu by'iki byo gutereta nyine tu ashaka kugutereta kabakobwa b'iki gihe banutsera byihorere yaratangiye kuneta mbaza ibiki bimeze bite hanjye nkavuga ati ku muji wanye nyine kuko mba mufite ku mutima sinamuhemukira kabisa niho nahereye nkuri uwo murongo w'indirimbo. None se baby wowe wabonaga atari neza yari neza ariko nyine kwa kundi kudahemukira abaniga ukavuga ati kabisa. Ubu rero tugeze muri bato time tugiye guhera kuri nde banamwita K-Trapper ugiye gutamo freestyle za kabisa twumve nimba bya bintu ujye uvuga ari wowe byiyandikira cyangwa ushishura twagiye Sekibi wazutse kuva mu kuzimu yaguye kwisi nk'ikivejuru yuzuza ubugome uwari inshuti magara bucye yabaye umwanzi naho ujya utagendanye tatara buri wese afite ikimenyetso cya sekibi mu gahanga ubu byumva ari guhanga nta muhanzi waturutse igahanga ukora bakubwiriga mwana cyangwa uzaba umujura Zone name ni Pablo niwe drug dealer bitch dealer buri commission yose yigwamo iyo muhuje wazagaye ubyuka wicuza impamvu ahora na sticky mask ni wakwibuka isura gra boom nasari y'imihanda mora mega ibiceri nkora 24 hours ku munsi nshaka kugura umuceri uhora na haso za buri munsi ngo ufite sheri twaba boy nitukigira abasheri bana mwita K-Trapper Niyo melody. Yo. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yo. Let's go. Ariya niko babivuga cyangwa Let's go. The first aba baby urabakatira mukobwa udafite bore uramunanira uguca mu muhanda bagucira inzira kugendana n'abakene ngibyo barabiroga never ntuzigera ubona bakugwa inyuma never uzaguma ubona bashaka mura adono sinzi ne gufite mu buzima gushabanza ushaka abantu kuruta ushaka ibintu never ngo mukobwa ngo udafite ngo buri ngo bigenda ute umusana aranyica okay let's go jurira yo okay niga ni gutu nshinze ibyaha turi kwiga roho waragiye urajurira gusa ngenda kurenze nuri kumva nibyiyinjyana kuko nge ndi kuva kure urabyumva ba baby ngenda bakatira niko neye G
G kugenda mu muhanda bancira inzira nicyo kikwereka umwami muri iyi njyana naje gusatura ibi byose nkabigaragaza amabuye mutera imihanda nkayakatira urabizi ni wamfatisha no kundoda bigusaba polisi izo popo ngewe ndazirenze no ku masasu ya danje nyanyuramo umwicanyi muri buri game buri zone ndimo banyita Pablo ningwe zasamye ndazitatamura umunwa uracyari hasi ni wanyegerereza nza kubwira inshuro ya mbere kwa kabiri nza gusubira situnganya muri iyi njyana nge ndarenze ntabwo munganya muri iyi njyana Lawrence no nge ba muri life iri hard bicumuza abami ni kukibuza umbwira wowe udafite na body ni time ya kare nkahita nkuca amande birakomeza tonto biravamo agahinda uriyemera niba kwemera urinaniza bikambabaza nyamara icyo utazi baragufera ahubwo uba ushaka kubaremera bro baragufera ngo ahubwo ngo wowe jurira umwicanyi jurira yo okay yeah today I'm still writing still rapping I want to build my brand ahead as keep moving the good way of growing now I'm matured enough to do this at this level nobody gonna stop me you think that you are better than me G nyumva nge nyita umutware w'ibwami shiridi yanjye yakorewe ikana nge nkorera mu nzira zanjye bwebwe nkatereka ibirenge nge muramanganye n'ibidashira ibidashoboka ndabinanira muhate n'intego binteye gukomera pamukura akambwira gukomeza wadayi mfite mapu ya rimbura umwanzi ibyo nakoze mbona bingira intware nkaca nameze nk'ikigware gerayo twaje ndabona uhunga bakuru duca uko buri kibuga shari zanyu mutereke hirya kuko twe tuza duharura inzira bidatera inguma urajurira cyangwa uratsinzwe urajurira cyangwa uratsinzwe jurira turi broken streets biza n'iby'amavoko kandi ndabizi no urichipa vuga menshi ngo urenze itaka amakode mufite mu mutwe intoda nyereka amenyo udafite na koga ravuze Kigali mwabaye kandi bebigari muri ghetto nane igikoroto bani news iri hanze ubujyanga yabaye matira mwana mutoto hamwe na gapote production igeze top yewe ndakwica nkucariye ntiga mu minota 2 numenye ikiba braba rufite ndazikumaramo kejura havuje kuba mu cyaro bro keji have ujya mu cyaro munasezeranaho nimba utsinzwe haguruka muhana ibiganza umuferesite bigaragare ko nyine wemeye kuba utsinzwe uratsinzwe turabizi yaba muri football yaba muri ring haba utsinda n'utsinda kandi gutsindwa na nyuma y'ubuzima na nyuma ya kote ubuzima burakomeza muhana ibiganza bro muhana ibiganza watsinzwe nagushaka njurira jurira hariya ngo ugiye kwijajara kabisa kanijajara ahanga naba nkubiswe nk'umwana kabisa ngaho basi gerageza turebe okay ni byinshi narose bibaye imana yamana nkava ku isi nikoreye mu ruho umwanzi wawe ahwara kubera divo ninda yamuraranye ubuzema ni kubera divo umukobwa mwiza yakunze dive babyarana umwana yisanga ku isi yasamye abajene mu mwesha widi ibibazo bigwira baby yasazi ari jajaye hari icyo ushaka kurenzaho umutsindagira ntare yo kumukonde cumuri dawusha naby'ubugambo kuva kera nge nkora mu cyico mwicira mwigunira utanabyumva mvuye mirindi uratangira upape jeje turanaga udodere hunga urugamba rugeze mu gace kwamo turaza turenza umuce natoje kurwana izo gamba zitagira iherezo nzira guhu ndabizi kuzandika ibyo ndabizi ko muzandika ibyo bitabo mwari kiriho nyibona kare nge ndingabo yanjye byo nkora byose bikorera nge namenye ko ishema rya Motherland iyi femu nyibonye ku bw'abanzi banjye majay okay rusty okay orareza okay urongera utsindwe gra boom bari kunsarira bari kungabira bari kumarira ndabona abapipo bahungabana fani kuri fani yo business abo bana bagaruka imbaye keyboard foot grip flat foto footage umwana ufite crash mu plan B muri empire nkuru stress bukuru bari kwibaza ibyabaye inkuru ya hari icyo urenzaho cyangwa uwari watsinze agiye gutsindwa umva atangiye kwiyorosora atangiye kwiyorosora tamo
ukuvuga ngo imirongo tuba tuyifite muba muyifite kutamo twagezana nimugoroba kabisa mwagezana nimugoroba uko bigaragara arijajaye yanze gutahana ikimwaro urashaka kumutsindira naringiye kuvuga ngo muhane fair play tuvuge ko nta watsinze cyangwa nta watsinzwe musezere ninumva sauti yawe iri hejuru ndavuga ko watsinze ninumva bigeze ndavuga ko mwanganyije Okay, let's go. Ni byinshi nariye n'icyatsi kirura bubisi. Iyo plant ni menshi bayita inyonga tsikizo ganja. Umwotsi nuka bose bafata vitamine A mu mbogo gushiduka deodunwa fanto. Na mwiza na cyambuza gupevera ibyangwe byiza mbivara. Mu baby wambaye ivara stana ashaka gukabiye mudu ndimo. Yafashe umutima amaraso ni black tempo. Mu biro utagira ibitembo skin no gatempo. Wa mu vibe ni good muri song ndimo. Arimo muri song. NM. Okay, today reka mvuge ko habaye draw mwanganyije kuko ntabwo nahita mvuga ngo uratsinze kuko yabanje aragukubita dutanga second chance noneho ubu ngubu rero muri batita nibwo tuzavuga ngo the winner is that or is who. Let's go. Rero tugira ngo tunasoreza ahangaha nahera kuri NM n'ubundi nk'uko ari we nahereyeho kare utubwira inkumbero ufite ni gute wiyumva ni ikina uri gusaba n'abakunzi bawe icyo kibazo nk'uko uraba ugisubije nawe ntabwo ndongera kukimubaza ibyo ngibyo nawe arabisubiza munabwira ahantu abakunzi banyu babasanga imbuga mukoresha closing. ni ukuvuga ngo buri muntu wese ubundi aza mu muziki afite intego imwe afite intego yo kubona fame no kugera kure nta muntu uza mu muziki aje gukina dufite intego yo kugera kure kandi ndumva ko abantu bose ariyo ntego bafite bari mu muziki nanjye niyo mfite kabisa intego yo kugera kure kandi ndashima abanyarwanda kabisa bari gutuma ibikorwa byanjye byaguka bari gutuma byaguka kabisa bari kuma n'icyizere yuko ejo hazaza nzaba mfunze neza nanjye ndi kujyana mu kavigo kabisa abantu bagushaka bagusanga he bansanga kuri channel yita niyo melody channel yonyine nazi Instagram all platform ni niyo melody kabisa it's niyo melody okay utera yambu abantu batatu b'ingenzi uhoza ku mutima ndatera peace umuryango wanjye brothers mother and father abo batatu barahagije abo batatu barabaye ni iyihe nkumbero ufite unatubwira ibintu ufite abakunzi bawe n'ibyo basaba unababwira aho bagusanga inkumbero mfite muri kariyeri yanjye ni ukuzamuka nkagera kure nk'uko NM yabivuze nkamenyekana nkatangira nyine nkinjiza ibiceri nanjye nyine nkaba umusitari kabisa ibiceri bifatika kabisa okay umuntu ushaka K-Trap yamusanga he umuntu ushaka K-Trap kuri IG ni K-Trap ya TikTok K-Trap YouTube channel yanjye ni K-Trap ya all platforms K-Trap Audio Mark K-Trap okay ngaho tera yamba abantu batatu tunasezera abantu batatu nera yambo ni famille yanjye yose kabisa famille yanjye yose ahiri yose bose kabisa nabatera ni gutya undi muntu wa kabiri na tera yambo kabisa ni comedian Sokorati Soko comedy Soko kabisa kabisa undi muntu natera yambo ni my G Black Voice kabisa kabisa Black Voice okay reka ndangize mba challenge ngaho gato nabahe bahanzi wavuga mu masegonda atarenze 30 baririmba Sekira mu Rwanda Sekira barindwi mu masegonda 30 wabarenza 4 wavuga bangahe navuga
ni benshi kabisa nyine wavuga bangahe mu masegonda 30 mu masegonda 30 waba uri kuyabara ndabanyabara 10 nabavuga 10 wabarenza mu masegonda 30 no ntabwo wabarenza bavuge ubwo ngubwo nibakunanira arabagutsinze noneho mbonye kugira ngo mutaye muvuga ngo ni draw biba byaba bitari sawa twagiye wavuze 10 mu masegonda 30 twagiye Bushari Bulldog Ishkevi Nizo Trap Arine Sano Ariel Waze Oji Tutoni Olix Storm Blue Boy Duchi anadawani Kenike Shati Rogan Jo Sekira iyo bavuze Sekira kuri wowe uyifata Sekira ngiye numva ari indirimbo nyine nka zira za ba Bruce Melody ba Chris oya Sekira ni indirimbo zose zitaririmbiwe Imana. Okay, ikibazo ntabwo yari yacyumvishe neza tugiye gusubiramo nashyizemo abantu baririmbye Imana oya ntabwo yari yumvishe neza ikibazo tugiye gusubiramo wavuga bangahe navuga 10 nibo yari yavuze kereka nimbo barenze navuga 11 wavuga bangahe mu masegonda 30 11 nabarenze wavuga bangahe navuga 12 yeah 12 wabarenza mu masegonda 30 no ntabwo wabarenza amasegonda 30 ngiye kuyabara 12 bawe bamanuke ubatubwire nangire Tangira amasegonda ko mwambwiye ngo tangira 1 2 tangira Bruce Melody Arine Sano Ariel Waze JC Kalifani Govinda Olix ZEO Ishkevini Popa Tazi Storm Oji Tutoni Kenike Shati Rogan Jo wabavuze kandi ubavuze mu masegonda ngahe n'amasegonda 20 ntabwo ageze today you are winner you are winner. Okay, turabashimiye rero bakunzi ba Rwagakoco Live TV, Satya TV online TV station. Ibiganiro byacu nakagaruka, it's your boy Kabastang. Hasta la vista, peace and love.